Ndabashubuje cyane abakurikiye umuyoboro wa YOUHEAL kuri YouTube. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cya mbere cyica abagore batwite bari mu gihembwe cya mbere. Ushaka kubaza se icyo kintu ni iki? Uburwayi bwa mbere bwica abagore batwite bari mu gihembwe cya mbere cyo gutwita ni ibyo twita gutwitira ahandi hatari mu nyababyeyi cyangwa se ECTOPIC PREGNANCY mu cyongereza. Ushaka kuba usanzwe utabizi, bishoboka cyangwa se bijyaho ko umugore ashaka gutwitira ahandi, inda ntijye gukurira muri nyababyeyi cyangwa se iterisi ikaba yakurira ahandi henshi hatandukanye, cyane cyane mu muyoborantanga ayo twita fallopian tube. Ibi ngibi nibyo bikunze kwica rero abagore benshi cyane iyo batagize amahirwe yo gukurikiranwa kwa muganga ngo bimenye kare, bikaba byabica ugasanga umugore apfuye yari atwise mu gihembwe cya mbere kuko atakurikiranywe, yatwite ahandi hantu hatari muri nyababyeyi, abyo twita ECTOPIC PREGNANCY mu cyongereza. Ushaka kwibaza se ngo bigenda gute? Ubundi iyo umugabo yahuye n'umugore, intangangabo ziba zigomba kujya guhura n'intangankore bigahurira mu miyoborantanga. Imiyoborantanga iba iri hagati cyane cyane y'aho igi cyangwa se organe cyangwa se inyama ikora intanga z'umugore iba iherereye, ikaba iyo miyoborantanga rero iba iri hagati y'aho ngaho y'iyo gi na nyababyeyi. Rero intangangabo n'intangangore bihurira muri iyo miyoborantanga. Iyo bihuriye muri iyo miyoborantanga, ya miyoborantanga rero ifite utuntu tumeze nk'utwoya, sibyo tuba tugomba gusunika ryagi rigakomeza rikagaruka rikajya muri nyababyeyi. Rero bijya bibaho ko ryagi rishobora kutagera muri nyababyeyi rikigumira aho ngaho, cyane cyane mu miyoborantanga, ugasanga umugore atwitiye mu miyoborantanga ibyo twita fallopian tube mu cyongereza. Rero ibi ngibi nyine iyo inda ikuriyemo kubera ukuntu haba ari hatoya cyane cyane, usanga nyine iyo bitabashe kumenyekana hakiri kare ngo ahabwe ubuvuzi bwa ngombwa bikenewe, wa miyoborantanga uba ushobora gucika ugaturika, umugore akaviramo imbere akaba yapfa akiri nko mu rugo, cyangwa se agapfa ari kuza kwa muganga, cyangwa apfa kikagera kwa muganga atarabona ubushobozi cyangwa se ubutabazi bwihuse. Ushaka kwibaza se ni ibiki muri make bitera cyangwa se byongera ibyago by'uko umuntu ashaka gutwitira ahantu hatari muri nyababyeyi? Nk'uko twabibonye, abantu benshi nyine bakunda gutwitira ahantu hatari muri nyababyeyi, cyane cyane muri uwo muyoborantanga. Rero muri bimwe mu bintu byongera ibyago cyane cyane byo kuba watwitira ahantu hatari mu miyoborantanga, harimo kuba n'ubundi inda zabanje wari waragize gutwitira ahantu hatari muri nyababyeyi. Nk'ubu nk'abagore baba barigize kugira gutwitira inda zitari muri nyababyeyi, wenda bakagira amahirwe bagafasha batarapfa, aba afite ibyago byinshi cyane by'uko n'izindi nda zizakurikira bashaka kuzatwitira hahandi n'ubundi hatari muri nyababyeyi. Rero ibyago byo biri hejuru cyane kurusha iby'undi mugore usanzwe inshuro 8 kurusha umugore usanzwe. Ikindi nanone, abagore bafite ibibazo bya infection, cyane cyane dukunda kwita pelvic inflammatory disease, cyangwa se ubundi burwayi bw'udukoko duto cyane buza mu myanya ndangagitsina, bukaba bwazamuka hejuru no mu bindi bice bigize imyanya ndangagitsina y'umugore, harimo nyababyeyi, hakabamo n'iyo miyoborantanga. Rero izo za infection ziragenda zikangiza cyane cyane ya miyoborantanga cyangwa fallopian tube, ku buryo twa tuntu tumeze nk'utwaya dusunika ryagi ngo rijye muri nyababyeyi dupfa, noneho ryagi rikigumira muri ya miyoborantanga, umugore akaba arutwitira. Rero abagore bakunda kugira ibibazo bya infection buriya cyane cyane bishobora kuba byaviramo kuba batwita inda zitari muri nyababyeyi bagatwitira ahandi. Ikindi kintu gikunda gutera kuba umugore yatwitira ahantu hatari muri nyababyeyi, harimo kuba waba warigeze kubagwaho kuri ya miyoborantanga nababwiye. Ushobora kuba warigeze kubagwaho kubera ko nyine wenda wari watwite n'ubundi aho ngaho mu miyoborantanga, cyangwa ukabagwaho kubera impamvu bitandukanye. Rero iyo wabazweho kuri wa miyoborantanga, akenshi twa twoya dusunika cyagi tuba twarangiritse na wa miyoborantanga utakivugwa neza, ku buryo igi iyo ririmo rishobora guhagamamo ntirikomeze ngo rigaruke rize muri nyababyeyi. Ikindi kintu, abantu bakunda kuba baratwise barafashijwe gutwita, cyane cyane ibyo bakora in vitro fertilization, bikunze gukorwa hanze, cyane cyane bafata igi ry'umugabo n'iry'umugore bakarihuriza hanze bakarishyira mu mugore, nabyo byongera ibyago by'uko ushaka gutwitira ahantu hatari muri nyababyeyi. Kimwe nanone n'abantu bafite ikibazo cy'ubugumba cyangwa se infertility. Abantu bafite ibibazo by'ubugumba
Imwe mu mpamvu bituma bakunda kugira ibibazo byo kuba batwitira ahantu hatari mu nyababyeyi ni ko usanga akenshi n'ubwo bugomba hari igihe buba bwarateye n'ibibazo n'ubundi byo muri ya mironanga cyangwa se fallopian tube, aho usanga nyine abantu nyine baba bafite nyine ikibazo by'ubugumba iyo batwise inshuro bikuba nk'inshuro nka gatatu ko bashobora kuba batwitira ahandi hantu hatari mu nyababyeyi. Ikindi kintu nanone buriya abantu bafite icyo bita IUD cyangwa se intrauterine devices, ubundi busanzwe ntabwo byongera kuba watwitira ahandi hantu hatari mu nyababyeyi kuko n'ubundi amahirwe yo gutwita aba ari hasi cyane, ariko mu bagize ibyago byo kuba batwitira kuri ya IUD cyangwa se kagapira bacisha mu nkondo nyine hakagenda kinjira muri nyababyeyi, iyo rero ugize ibyago bagatwitira, ibyago byo kuba watwitira ahandi hantu hatari mu nyababyeyi biba biri hejuru cyane. Kimwe nanone n'abantu bakoresha imisemburo mu buryo bakoresha urubyaro, nabwo ibyago byo gutwita biba biri hasi cyane, ariko iyo ugize ibyago ugatwita none ibyago byo kuba watwitira ahandi hantu hatari muri nyababyeyi biri hejuru. Ikindi nanone byagaragaye ko abagore banywa itabi cyane bafite ibyago byikubye gatatu byo kuba batwitira ahandi hantu hatari muri nyababyeyi. Kimwe n'abagore bakora ibyo bita sterilization, aho baba barafunze ya mibonano kugira ngo batazigera kubyara, iyo bagize ibyago umwe bayifunze bakayifunga nabi, nabyo bishobora gusanga bashaka gutwitira ahandi hantu hatari muri nyababyeyi. Ariko nk'uko nabivuze kenshi cyane nyine ibintu by'ingenzi cyane bikunda gutera abagore kuba batwitira ahantu hatari muri nyababyeyi harimo kuba ufite infection, kuba bamwe ku infection zo mu myanya ndangagitsina cyane, hakabamo no kuba warabazwe ho kuri za tube nababwiye, nibyo cyangwa se kuba warigeze ugiraho icyo kibazo cyo gutwitira ahandi hantu hatari muri nyababyeyi cyane mu mibonano. Ushaka kwibaza se ni ibihe bimenyetso bishobora gutuma ugira inkeke hakiri kare ugatangira gutekereza ko ushobora kuba watwitiye ahandi hantu hatari muri nyababyeyi? Bimwe mu bimenyetso bikunda kwigaragaza cyane harimo kuba wava amaraso mu gitsina, sibyo, cyangwa se ukaribwa mu nda. Ibi ngibi bikunze kuba cyane nk'aba batwitiye mu miyoborantanga, ugasanga baravuye kubera ko ya miyoborantanga yacitse, sibyo, bagatangira kuva amaraso cyane, cyangwa ugasanga rero kubabara mu nda cyane. Ibimenyetso rero iyo bigize uri mu gihembwe cya mbere biba ari byiza kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo barebe ikibazo kiba kirimo. Nubwo hari izindi mpamvu nyinshi zishobora gutuma uva cyangwa ukabara mu nda, sibyo, harimo kuba inda yawe iri kuvamo cyangwa se kuba watwise inda y'ubura, ariko biri byiza cyane kujya kwa muganga kuko inda utwitira ahandi hantu cyane nko mu miyoborantanga birica iyo utangiye kugira ibimenyetso kandi ukaba utaravurwa, birica cyane ku buryo iyo utinze gatoya ushobora gupfa. Rero mu gihe cyose uri mu gihembwe cya mbere ugatangira kuva amaraso mu myanya ndangagitsina no kubabara mu nda, ibyo wita wihutira kwa muganga cyane niba ari nko ku kigo nderabuzima baguhe transfer uze ku bitaro barebe aho ikibazo giherereye. Rero ibyo ni byo bimenyetso bikunda kwigaragaza cyane kwa muganga. Rero iyo hageze bimwe bagukorera harimo gupima ikizamini cy'uko utwite bakareba ko utwite, ikindi harimo no kugucisha mu mashini ya ultrasound bakareba nyine koko niba utwitiye muri nyababyeyi cyangwa se utwitiye ahandi hantu. Iyo utwitiye muri nyababyeyi barabibona, iyo utwitiye ahandi hantu naho bashobora kubibona. Bimwe mu buvuzi butangwa mu bandi bantu batwitiye ahantu, ubundi umuntu wese watwitiye ahantu hatari muri nyababyeyi cyane nko mu miyoborantanga, iyo batangiye kugira ibimenyetso batangiye kuva, ubuvuzi butangwa nuko barakubaga nyine yanda bakagenda bakaba bayikuramo ahantu ko ibiri ahantu idashobora gukurira. Nyine yanda nyine itaraturika cyangwa se ya miyoborantanga itaracika, igihe bashaka kuguha imiti yitwa za methotrexate nk'iyindi ikiri nto cyane, bakaba bagufasha nyine kugira ngo yanda ivemo, kuko ubundi inda itwitiye ahandi hantu hatari mu nyababyeyi ntabwo iba ishobora gukura ngo ivemo umwana, kuko nyababyeyi niyo yabigenewe, niyo ifite ubushobozi bwo kwiyongera bitewe n'uko umwana agenda yiyongera. Rero igisubizo kiba gihari ni uko iyi nda igomba kuvamo, either bashaka kukubaga nyine bashaka kubaga cyangwa se bakabaguha imiti bitewe n'uko bimeze. Rero mwakoze cyane gukurikirana YOUHEAL kuri YouTube, ngira ngo mubashe gusobanukirwa n'uburwayi cyangwa se n'ikibazo gikunda kuba cyagutwara abagore benshi cyane batwite mu gihembwe cya mbere, ibimenyetso byayo ushaka twabivuze, ushaka kugutera guhita wihutira kujya kwa muganga n'ibindi byinshi cyane.